icyamamare. Turabasuhuje kandi tubifurije kugubwa neza mu byo muri gukora byose. Hanyuma uyu munsi twongeye kubana ndetse kandi n'ubwa mbere tubanye n'uyu mugabo ntajya kure cyane yuko yaba ari umukozi w'Imana, ariko nanone ni umugabo nanone ufite ibigwi. Yihangane ni kumwita umugabo kandi aribwo turi kwitegura ubukwe, ariko umuntu aba umugabo kubera ibikorwa akora. Ndizera neza ko ariko bimeze nimba ntibeshye. Hanyuma uraho neza? Uraho neza mukozi w'Imana? Yego. Amakuru yawe? Umva ndashima Imana rwose, ndi muzima, Imana iracyantije ubuzima. Hari igihe umbaza umuntu nti amakuru yawe yarangiza akavuga ngo arashima Imana n'abantu bakeya. Oya, aho ngaho habajemo ikintu cyo cy'intege nke, uko buriya niba Imana yaravuze ngo naremye umuntu mu ishusho yanjye. Yego. Ni ikintu kiba gikomere, no kuvuga ngo bwa bumana natwe tuba tubifiteho ubushobozi cyane. Kandi urabizi ko na kera bavuga ngo ijambo rirarema. Yego. Mubyeyi ukubwiye ijambo, urumva ni ijambo riba riciye mu muntu, riba rikomeye cyane. Yego. Ijambo rirarema. Nibyo ibyo uvuga ndabyumva cyane ijana. Hari abantu rero bajya bakinisha ikintu cyitwa ijambo cyangwa kwatura ijambo. Reka bari naho twinjirira mu kiganiro cyacu. Mu by'ukuri birakwiye ko abantu dukomeza kubabona bambaye ikoti ry'ibyiza cyangwa se bicaye ku mwanya mwiza, ariko ugasanga bafite amagambo mabi ashobora ndetse no gusopanya abantu. Ya n'ibikorwa bibi. Ibyo bintu ni ikibazo gikomeye, kandi ni naho Satani akorera cyane buriya. Kubera ko buriya iyo wishyize muri filozofi cyane ukajya kuzana ibintu byanditswe n'abana b'abantu, ukabyita ijambo, nubwo wenda abantu tunyura mu myigishirize itandukanye no kwigisha kuba gutandukanye, cyo bita curriculum ya evangeliste cyangwa se y'abantu bashyizeho runaka, niyo ishobora guhindura abantu. Iyo mvuze wenda curriculum abantu wenda barabyumva banyuze mu ishuri. Yego. Ubushyizeho wowe ibyigisho. Yego. Ni nk'uko wafungura botike ukavuga ngo muri botike yanjye harimo ibi n'ibi tubikora gutya na gutya. Yego. Rero abantu bashingira kuri ibyo byose bakafatirana abantu, ugasanga uwo uvugana nawe ngewe uri kuvuga gutya, ntabwo ari ngewe ndani, ntabwo ari wuzi. Ubwo niwe bavuga ngo umuntu ni mugari. Yego. Umuntu ni mugari. Rero burya abanyarwanda cyane kuva kera twari tuzi gusesengura ndetse n'ubushakashatsi, kandi nta kuvuga ngo nunde wundi waje arabitwigisha. Urugero ruto ni urunguru. Yego. Niba twarabayeho imbere ya Yesu ko avuka, ko bamuvuga, abantu bakaba bari bazi ibisigo. Yego. Abantu bakaba bari bazi imibare, bakaba bari bazi ko bwira bugacya, bakaba bari bazi n'amasaha ataranabaho, bakaba bazi n'ibihembwe byo guhinga, bakamenya ngo niduhinga iki n'iki dushobora kurumbya, cyangwa se duhinze ubu ngubu twagira uburumbuke. Urumva rero ko umuntu ari mugari koko. Yego. Nk'icyo warumbajije nyine biravugwa ko umuntu ari mugari, ariko burya hanini ku cy'umuntu ashobora kuba mugari mu kazi ashinzwe. Ni ukuvuga ngo agakora akazi ashinzwe, ariko noneho akajya no ku ruhande. Uzabona abantu bakorana n'abandi, wumva umuntu aravuga ngo ariko ngo runaka ukora muri departema runaka arambangamira. Kuko ugasanga umuntu yabaye mugari ku rwego rwo kurenga imipaka cyangwa se imbibi z'akazi ke cyangwa ibyo ashinzwe. Nabizana hano mu iyobokamana. Ni gute umuntu ashobora kugabura ibyanditswe byera, ariko bikarangira n'ubundi tumubona agabura ibibi? Buriya rero aho ntihaba harimo kuturyarya mu by'ukuri batarahisemo, batarameshe kamwe. Icyiza ni uko nawe abantu bazi. Yego. Kandi natwe tubana nabo, turi abantu, turabana, niko Imana yabikoze. Ariko buriya hari umuntu ugira akazi akihana akazi, akipanga akazi. Yego. muri nkurikije icyo wari uvuze kavuga uti nkorana n'abantu, ukorana n'umuntu ukumva atari ko runaka aratubangamira. Buriya ibintu ni bibiri.
ashobora kubabangamira ku nyungu z'akazi, ashobora no kubabangamira ku giti cye. Yego. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Nanone buriya abantu ntabwo bakunda abantu babahwitura cyangwa bababwira amakosa yabo, banababwira ko ibyo bakora atari byo, ahubwo baba bakunda abantu bakunda kubwirwa amagambo menshi, nta kibazo wowe turukwiyumvamo, kuko si abanyarwanda gusa ariko cyane cyane abanyarwanda tugira ikintu cyo kubana n'umuntu muryaryana. Si twese niko isi imeze, ariko iyo umuntu akubwira ngo runaka mbona gutya kuko ari inyungu ze, ngewe reka mfate wenda Habimana, sibyo? Yego. Habimana yandembeje nkabikubwira wowe, ngewe nkurikije inyungu zanjye, akakubwira kuki ugendana n'umuntu kandi igihe tutagendana, ubwo urumva ikinabazanyemo. Yego. Iyo uri wa muntu rero nawe w'inkoma amashyi, uba ugira ngo nawe Habimana ugenda umuvuga bya bindi ndetse ubitubure n'ibyo batavuze. Yego. Uwo niwo muntu rero, ni ukuvuga ngo nanone ushobora kuba ari inyungu z'akazi cyangwa inyungu zawe uharanira zitari izikwinjiza ziguhuza n'akazi, kuko buriya akazi niba ufite kontara bagusaba ngo wowe urasabwa gukora ibikakora ibisava, ariko nuza n'ibindi batagutumye nanone uba wishe akazi. Yego. Urumva ikibazo kiba gihari, kuko umuntu arakureba akanariza. Umuntu ni mugari nyine nk'uko twanabivuzeho. Umuntu ni buriya ujya ureba inyamaswa, iyo inyamaswa mwabaye inshuti cyane, ishobora ntago yaruta umuntu, ariko ishobora kukubera inshuti nziza, kuko umuntu araguha akakuvuga, umuntu yakugaburira akakuvuga, si bose ariko umuntu mwabana yagufasha akakuvuga. Harimo umuntu uzaguha ibyo aguhaye abigukurikizeho umuvumo, sibyo ko iyo usenga bitagufata nawe uko witwara. Kandi nuba udashobotse ntago n'ubundi mu buzima bwawe birakugora. Iyo ubayeho ushobora kurengana, ariko buriya ntabwo ushobora kurengana ngo birangire, ntabwo bibaho. Ushobora kurengana, umuntu ashobora kudusanga ahangaha akavuga ati habaye iki n'iki, kabona urafunzwe, ariko rero bakora iperereza bagasanga muri abere, icyo gihe ntabwo warengana completely. Ariko nukomeza kandi buriya twiyaturaho n'ibintu bishobora kuba byiza cyangwa bikabaho bibi. Niyo mpamvu kera buriya umubyeyi, impamvu twavuze ngo ijambo rirarema, umubyeyi iyo yaguhanaga nk'umwana, nkeka ko nuko isi ikomeza kurangira hari ibintu Imana hari ikuraho amaboko. Kera umubyeyi iyo yakubwiraga ngo ndakuvumye, yarakuvumaga umuvumo ukakumerera nabi, akakubwira ati ntabwo uzapfa ubyaye, koko ntupfubya. Hari n'ibindi bajyaga bavuga ngo nyogosenge ngashobora kukuvuma ngo ukaba wanatumbagira rwose ngo ukumira ku giti. Biriya iyo dufata spiritual y'Imana tuyihuza n'abantu nyine. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ijambo rirarema. None se uguhanurira si ijambo akoresha? Yego. None se ukwatuza si ijambo akoresha? Yego. Ugukiza indwara. Wumve noneho aho dukurura cyane. Yego. Nge ntabwo ndi umupasiteri cyangwa umuvuga butumwa, ariko Imana birashoboka ko wenda byazabaho. Yego. Iyo umuntu yizeye n'umukozi w'Imana nakubwira ati mu myizerere ufite, nanjye ngiye gufata ijambo ryanjye tujyane muri iki kintu dusenge. Aranakubwira ati dusengane. Ntabwo usenga wenyine. Yego. Ntabwo ashobora gusenga ngo usinzire. Ntabwo bibaho. Yego. Ntibibaho. Ubwo abakunzi bacu badukurikiye muze kumva neza imbaraga ziri mu ijambo, cyangwa se imbaraga ziri mu kuvuga, bityo ururimi mumenye uko mugomba kurukoresha, ejo mutazarukoresha nabi rukababera igihombo ndetse rukabateranya n'Imana cyangwa se n'umuryango. Niyo mpamvu Yego. Buriya abantu bafite impano Yego. Yo gusenga bakerekwa ibizaza ejo bundi, arakureba cyangwa se agafata amasengesho ye agasenga, akakubwira ati ariko dusengane. Uramenye nyine ni ukuvuga ngo hamwe muba muri gusenga bikomeye muri mu mwuka koko, uramenye ntuteshuke.
duteshuke. urumva ntuzane ibindi, wizere yuko ibi bintu tugiye gusengera ubu burwayi yego bugomba gukira. Ni ijambo akoresha. Yego. Nawe kandi hari contribution yawe uba ugomba kubana n'Imana hafi, Yego. bitewe nuko hari icyo yifuza. Utazakora ikosa uvuge ngo hari umuntu ufite impuhwe kundusha. Bibaho, hari abantu bakunda abantu. Yego. Hari n'abantu bashobora kugira ikintu yiyemeza mu buzima akavuga ati jewe ngiye gukora ikintu Imana izakimpere umugisha. Rero habaho uburangare, hakaba no kuvangirwa. Yego. Ukabyitiranya n'izindi mbaraga. Je sindi umuhanuzi, ariko icyo nemeranywa n'Imana ishobora byose nuko uruhare runini mu mihindagurikire ya muntu cyangwa ugiye guhindura n'imibereho yacu nuko tuzabaho, ni twebwe tubigiramo uruhare. Yego. Utagira ngo buriya nugira nabi bizakugwa amahoro. Uvuze neza cyane, uravuze ngo imibereho yacu cyangwa se imihindukire y'imibereho yacu nitwe tubigiramo uruhare. Ngiye gusenga, bampanuriye yuko nzubaka inzu. Birakwiye ko nshobora kujya gushakisha uburyo nazubaka iyo nzu kandi Imana yarabimbwiye nta gahato nyishyizeho, cyangwa ngomba kwicara ngategereza nyine ko bizasohora. Icyo nshaka kuvuga ni rwa ruhare rwanjye kuri wowe. Yego. Wowe ufite icyo ushaka. Niba uvuga ngo ndashaka kuzubaka inzu cyangwa nkagura inzu, ntabwo ugenda wicare ngo Imana yarambwiye ngo izampa inzu. Kora, kuko banavuga ko ibyo dukora ari byo tuboneraho umugisha. Imana iduhera umugisha mu byo dukora. Imirimo duhabwa niyo duhererwaho umugisha. Na bya bindi bibi nibyo tubonaho umuvumo. Yego. Kuko iyo ukurikije iyobokamana nuko twije na Bibiliya uko imeze, urabizi ko ijambo rizima cyangwa se icyo ushaka kumenya usoma Bibiliya buriya. Kuko twebwe tuvuga amarangamutima, tuvuga dushingiye ku bindi n'ishyari. Ariko nkubwiza ukuri, icyo wizereye cyo n'intego ufite, nta buhemu burimo, nta kurwana n'abantu mu mutima n'ishyari nk'ibyo byose, Imana iguha umugisha. Yego. Kandi kivuze nyine kiraba. Ahubwo twebwe uzi ikintu kitwica, turambirwa vuba. Yego. Habamo ikintu bita gucika intege. Kandi ni côté faible niko bavuga. Ura nawo ni umudayimoni mubi cyane. Niba uri umusore ukumva yuko utegereje kuzashaka umudiaspora gusa, nta ntibishoboka. Uneze uzicara umudiaspora yikure muri Amerika aza kwitereka imbere. Nyine biragenda bite? Nge wahanuriwe, wowe uri guhanurirwa kandi ngahanurirwa ntabigizemo uruhare. Wowe uri guhanurirwa, hari ngenda afasha Imana gusohoza isezerano. Hari ibintu bibiri. Ushobora gusohora isezerano ryawe. Yego. Kuri ya Mana ukuyeho imbaraga. Kubera ko reka nitangeho urugero. Buriya tujye tuvuga n'urugero. Yego. Tuzitangaho, sibyo? Jewe nabaye mu byaha. Nabaye umupagani completely, sibyo? Menye Imana iramfasha. Menya Imana. Yego. Kuva nabaho navuka, narinze nkizwa ngeze mu myaka hafi 30 ntarinjira mu rusengero. Yego. Kubera ukuntu niba bashobora kukubwira ngo abakozi b'Imana, abantu baba bihaye Imana cyangwa bagize gute, bafashe kiliziya cyangwa se bafata urusengero cyangwa bafata ahantu abantu bahurira, bicirwamo babigizemo uruhare. Urumva izo mbaraga jewe ubwanjye nagiye nibonera kiliziya nyinshi zirimo imirambo. Yego. Nabonye ibintu bibi kandi ukumva ngo abakozi b'Imana gutya. So bituma rero mvuga ntibiriya nabyo ni scam nk'izindi. Ndabyihora, ariko bitewe nuko Imana igihe kiragera ukabona umuhamagaro, ukavuga uti Imana iramfashije, ubu ngubu hamvuye n'Imana ibikoze, si umuntu. Yaba ariyo mpamvu abakizwa bakomeza kuba bakeya, kubera ko n'abakijijwe nta mbuto bagaragaza cyane, nta mbuto berera. Urumva iyo bavuze ngo kwerera imbuto ndi, ntago wabimukorera toto. Yego. Ntago wamukorera ubuzima bwawe bwose, ariko byibuze urugero, niba ujya wumva abakozi b'Imana bakurikiranywe kuryamana nabo bashumbye, bakoze skoro, ibyo bintu byose babandi babanye nabo bari bazi ko aribo biringiye bashobora kubahindurira ubuzima ndetse na roho bakayikora, cyangwa bakabafasha uburyo ki bamenya Imana, nibo babagushije.
urumva ikibazo bikatuvanga rero ukamenya ngo umukozi w'Imana ninde utari umukozi w'Imana ninde. Usibye kuko jewe nakijijwe ntawe ntarwaye nta mudayimoni ntaguye jewe ubwanjye naritekerejeho buri by'Imana yankoreye kuba ndiho kuba hari abantu benshi cyane nawe urabizi aka kanya bamerewe nabi mu buzima bafunzwe batabuze n'ikintu na kimwe mu rugo n'imitungo bayifite barwaye indwara zanze gukira bafite imitungo banaturusha imitungo cyane ayo mahoro yose arabura yo wumva abo baba bari Tazari n'abandi bose aba nk'ubwije ukuri isi n'umuntu ni ibintu bibiri bigendana gutya mbiri ariko tukwiye twebwe muri ibyo byose utagira urwitwazo ngo uyu yaransebeje ngo uyu naramwiringiye. Ufite ubwenge Imana yaguhaye bwo guhitamo wowe inzira yawe urinde wowe urashaka iki. Uvuze Baritazari nibuka ko mu byo yamenyekanyeho navuga ngo bitari byiza harimo no kurongora umugore w'umupasiteri. Hagoze cyane. Uyu munsi niki kintu gituma abantu batakira imbaraga z'Imana ngo bagume ku musaraba kugeza ubwo mama pasiteri ashobora guca inyuma ya pasiteri? Rero niyo mpamvu turi kuganira ku bintu byiza bigize ubuzima. Ubuzima turimo burakomeye. Isi turimo iri kutwotsa igitutu gikomeye, iri kutwirukankana. Ushobora kuba simucirira ubanza umugabo we ashobora umwe gucaho undi agacaha kandi biri mu mitima yabo bose, ariko nabyo biriya ashobora kuba yarabikoreshejwe n'izindi mbaraga cyangwa n'andi mabura kindi kugira ngo akemure ibibazo byo mu rugo. N'urugero nguhaye, ariko bavuga ko nimba ari we warekaramye ngavuga ko umugabo we ngo ari uko ntacyo ngo ashoboye. Nkibaza ntese uyu munsi kuba umubiri wakira ibyo ukoresheje, kandi iyo wakiriye kunyurwa nta kintu cyatuma utanyurwa. Nimba uyu munsi wa none ushoboye kumva ngo mama pasiteri ngo umugabo aho ntago twahemwe ngo adashoboye, mu by'ukuri haba harimo ubukristo. Ntago nabyemeranywa ngo nuko umubiri ngo udashoboye gutera akabariro ngo nuko utagize gute. Reka nkubwize ukuri, umuntu ugukunda wagukunze mushobora kubana n'iyo utabubyara. Kandi urabizi ko bahari benshi. Hari abantu bahari bagitegereje. Ngenda muzi neza umuntu umaze imyaka igera muri 7 Imana yamuhaye urubyaro, kandi yarategereje. Wagira ngo se ace ku ruhande ajye gushakisha. Izo ni za ntege nyine duvuga no kutihangana. Kuba yari umukozi w'Imana akamuca inyuma harimo ibintu byinshi buriya. Ashobora kuba yarakurikije ubwo butunzi avuga ati byibuze ubutunzi ampaye turahindura ubuzima, pasiteri ajye ku rundi rwego. Ariko nta nubwo ari nabyo byatuma muca ku ruhande, kuko kwihangana no gutegereza n'impamba wihaye wowe yo kugira ngo uvuge ngo nzaba success, nicyo kintu kigufasha mu buzima bwo kugira ngo ube wagira icyo ugeraho. Nta kintu na kimwe, nta proof n'imwe, nta ngingo imurengera n'imwe yagombaga gukoresha kugira ngo ace umugabo w'inyuma. Ntayo. Ntago twabyemeranywa rwose. Mu by'ukuri ntabwo bikwiriye ko ukijijwe agaragara mu bikorwa nka biriya by'ubusambanyi. Nimba umuntu yakiriye Kristo aba agomba kumuhaza nk'uko indirimbo bivuga n'ijambo ry'Imana, niwe ugomba kuduhaza wenyine. Twihuta cyane, ntabwo dukunda gukora nyine ikiganiro kirekire bitewe n'ikirere tunafite muri iyi minsi. Turimo dutegura uburyo bwo kubona studio ku buryo tuzajya tuganira n'abatumirwa bacu neza kandi zabikore rwose, mbese kikatambuka live abantu bagakurikira ibiganiro uko bimeze neza. Uyu munsi wa none agakiza gatandukanya umuntu na leta. Oya, nta kintu bitwaye rwose. Uti ntacyo bitwaye. Ni impamvu kirimwe na rimwe iyo hadutse inkingo, iyo haje inkingo cyangwa se hari ibikorwa bya leta, akenshi abarokore badakunda kubigaragaramo, ahubwo ugasanga babandi tuvuga ko atari abarokore aribo bagaragara mu bikorwa bya leta cyane. Ese nuko abarokore bakorera isi nk'abazayivamo? Niki
mu busesenguzi buriya rero buriya hari ikintu abantu twarerewemo cyangwa se barerewemo mu nsengero bijejwe baranatandukira barakabye. Reka nguhe urugero. Yego. Ubuzima bwawe urabukunda. Niba kubwira ngo none se ubu kuva wavuka uzi inkingo baguteye uko zingana? Ntabwo nge nzizi. Si nyinshi se? Ni nyinshi. None se hari icyo zagutwaye? Nturiho? Ndiho. Rero kuri ya myumvire twita yo mu madini n'amatorero niho umuntu apfira. Yego. Icyo kintu bagushyiramo bakubwira nawe ukakigenderaho ni intege nke zawe, ariko wakagiza narisisi yawe ugatekereza. Yego. Ukavuga uti niba hari icyorezo kandi cyandura ndakurikiza amabwiriza yo kugira ngo nkirinde. N'izo nkingo zirimo nyine. None se ntabwo uzi abantu Marburg imaze iminsi yica? Barashize. Yego. Niba rero bakubwiye ngo kora ibi, nyabuneka byumve. Yego. Kandi ni naho biri. Urugero mperuka kumva kuri social media harimo amakimbirane, harimo ibintu bitari byiza ku buryo bishobora no kugira ingaruka ku muryango w'umuntu. Urumva? Ibyo rero narimvuzeho ku nkingo n'iki bijyana n'iyo myumvire. Abantu ntago bagitinya. Niba umuyobozi akubwiye ati nyabuneka ibi ntabwo ari byo, urubyiruko nimwumve, kandi koko mwumve ko atari byo, namwe mubikuremo isomo, ahubwo mubashe gukora iki? Gufata za nyigisho abahaye nk'umuyobozi, muzigireho ababere nyine icyitegererezo. Urugero nko muri izi mbuga nkoranyambaga, yego, harimo ikibazo kiremereye cyo tugomba no guhagurukira nk'abantu b'abahanzi cyangwa se abantu bashobora kushyira hamwe kugira ngo twubake umuryango nyarwanda. Yego. Urasanga guterana amagambo kurimo no gusebanya. Byarangiza ugasanga nk'umuntu wenda, reka mfate urugero nk'ibyo nigeze kumva, Yago na Jihad. Bagiye aho ariko birangiye wenda Yago avuga ati Jihad ise ni umujenosideri. Yego. Ise yisha abantu. Sibyo? Byagenze gutya nini, urabizi nawe ibyo bavugiramo. Yego. Buri nguni na buri kantu n'abandi. Iyo hajemo buriya ikintu dufite igihugu cyiza, yego, kitatuma buri kantu kose gacamo amacakubiri mu bumwe bw'abanyarwanda, ntibishoboka. Niyo mpamvu uzanabona izi social media platform hagomba gutanga umusanzu ukomeye, twese twafatikanya kugira ngo iki kintu kiveho. Zibe social media zisusurutsa abantu, zigisha abantu, zitanga ibiganiro bifite gahunda. Ntabwo tuzabyemera. Twagize ibibazo. U Rwanda rwagize, navuga ko ntago n'umuntu wese agomba gutinyuka gukinisha ikintu cyatuma gicamo amacakubira ubumwe bw'abanyarwanda. Twagize hano mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi 1994. Yego. Jenoside ni ikintu n'amahanga nayo yagizeho ingaruka. Twebwe nk'abanyarwanda twagizweho ingaruka, ariko n'isi yose. Isi yose rero niyo mpamvu urabona ihaguruka. Ikintu cyose gishobora, kandi ni naho bihera. Gucamo amacakubiri ubumwe bw'abanyarwanda n'ahandi hose biri, ni ikintu twese tugomba kwamaganira kuri. Icyo kintu rero niyo mpamvu ubona RIB n'izindi nzego zihaguruka, kandi buriya bajya gufata umuntu bakamugeza imbere y'urukiko no kumuha ibikurikiranywe n'urukiko byose, ari uko buriya yananiranye. Utagira ngo buriya bamubwira rimwe kabiri gatatu, abo bafata ku mavuta bose. Umuntu rero ni uwo nguwo. Yego. Usibye ko tutagomba kubaho nk'abazapfisha, tugomba kubaho nk'abafite igihugu n'umurage n'abana. None se uriho ntiwabyaye se ntufite umuryango? Yego. Erega ntago tuzabaho kamara. Buriya uyu musozi uzabaho n'igihe kindi cyose kizaba, n'abandi babayeho, ariko izina Kabosi azapfa nk'abandi, hitaba Imana nyine agende. Neze tuzasaza nk'amabuye se umusozi hoya. Ahubwo wowe ni kwa kundi bavuga ngo
usize iki musozi, Yeah. wamariye iki u Rwanda, wamariye iki abandi, ni uruhe contribution yawe ni iyihe? Ariko twebwe tugomba gushyira hamwe tukakora nk'urubyiruko cyane n'isi muri rusange, tukakora tugakira. Nta byanyu byo kuvuga ngo iwacu nta wahavuye wigeze utwara imodoka ngo najya kugira ngo iwacu nta mu professor wabaye. No, wowe aka kanya waba icyitegererezo ku muryango wawe, bakakwigiraho ukaba ari wowe ntwari iri mu muryango. Nuko uwo niwe muntu. Nabo bakozi b'Imana batumva bazumva humura. Bazumva. Uwiteka arabizi kandi azabigenza neza neza cyane. Reka tugusabe kugira ngo nimba hari message yindi ushaka gutanga umwanya uyitange, tugana ku musozo, unatubwira aho twagusanga. Nkunda gutembera muri fashion, niko babivuga ahantu hose muri Sauti, hitwa kuri Sauti. Sauti, yego, urumva, nkareba ibikorwa byawe. Ni byiza ko tunabibwira abantu kuko uri umwe mu rubyiruko ushobora kwirwanaho, ugashakisha imibereho, ndetse kandi buri wese agiye ahaguruka akitinyuka agashaka imibereho, agakomanga. Leta yatanze uburyo bwinshi bwo gushyigikira ushaka kwiteza imbere. Urakoze cyane. Amazina yanjye ubundi nitwa Simubara Jean Damascene, ndi umutoza w'intore, ikindi ndi umwartiste, yego, nkaba mbarizwa no muri Sauti Art Rwanda Organization. Ni umuryango utari wa leta ariko wigisha binyuze mu bugeni n'ubuhanzi. Ndi umuntu rero nk'abandi, ndi umuntu ukunda abantu, ndi umuntu wifuza ko twabana mu mahoro, kuko ndi n'umu peacemaker. Yego. Nsuhuje abantu bose tuziranye, abo natoje, abo twabanye ahantu hatandukanye, abo twiganye, abantu bose ndabashuhuje. Yego. Message rero ngiye nshaka gutanga, ndayitanga mu buryo bubiri. Ndayiha urubyiruko, nyihe n'abantu muri rusange. Yego. Ndasaba yuko urubyiruko twagira imbaraga zo gukora kugira ngo tuzaba abakire nyine. Yego. Ariko tugakora ibishoboka tudahemutse. Tugakoresha imbaraga dufite n'ubwenge Imana yaduhaye n'ubumenyi, tukagura ingamba. Twebwe tukamenya ko dufite igihugu cyiza, kandi ejo n'ejo bundi tugomba kukigira cyiza. Ni twebwe tugomba guhindura igihugu cyacu. Ni twebwe tugomba kuba abagabo n'abayobozi b'ejo hazaza. Urubyiruko rero dufite amahirwe mu biganza byacu, dufite n'igihugu cyiza aho ushobora gukora ikintu cyose ugatera imbere. Iyo niyo message nashakaga guha urubyiruko. Abandi shaka guha message n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, tuzikoreshe neza. Nuzikoresha nabi uzakurikiranwa bikubera igihombo. Hari umusaza w'inshuti yanjye akunda kuvuga ngo amahirwe iyo utayakoresheje akubyarira umwaku. Natwe nitudakoresha amahirwe yacu neza azaduhindukira umwaku. Yego. Niyo message nashakaga kubaha. Ikindi tugakunda kubana n'abantu, tukubaka u Rwanda rwacu twifuza. Tukubaka u Rwanda rwacu twifuza rw'ejo hazaza, kugira ngo tuzabashe kuba abagabo. Yego. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Imana amahoro iguhereze umugisha. Umuntu yakwifuza kuvugana nawe, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Urakoze cyane. Nimero yanjye ya telefone ni 0788 622 742 88 622 742 742. Ni Kabosi nk'ibisanzwe cyangwa Jean Damascene, ariko nagarutse tuzajya duhora tuganira. Ndifuza ko twera imbuto nziza tutarebeye ku bandi, nkuko babivuga ati umuntu wese azajya mu ijuru ku giti cye. Ubuzima ni gatozi, ariko nanone tugira icyo twimarira. Nanjye ndi umuntu, ibibaho kuri iyi si umuntu ahura nabyo agahangayika, ariko ntabwo ugomba guheranwa nabyo. Urakoze cyane we wabanye natwe. Nawe mutumirwa wacu turagushimiye kandi twifuza kuzongera kubana nawe. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, share ndetse na comment. Uwiteka Imana duhane umugisha. Shalom. Shalom. Shalom.